ndabaramukije inshuti bakunzi ba MPUMURIZA TV. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana yongeye kuduha uburyo n'aka kanya twanyuze mu bintu bigoye bene data, biruhije bikomeye, tutakwirirwa turondorera hano ariko bigoye. Ibyo byatumye rero tumara iminsi mutatubona mutatwumva, byarimwo indwara, narwaye umutwe ukomeye cyane, bizamo gupfusha, urupfu rutunguranye rw'impanuka rw'umwana mbere se wabo. Ibyo byose byabaye impamvu zidukoma imbere mu kanya kugaburira ijambo ry'Imana. Ariko uyu mwanya tubonye tuwushimira Imana maze tuganire ijambo ryayo. Mana yacu ishobora byose, ndagushimiye aka kanya uduhaye. Ushimiye kuba turinze ukarinda ubugingo bwacu n'imibiri yacu, tukaba turi bazima, ubihimbarizwe. Ngiye kugaburira ijambo ryawe wampaye. Mana mfasha kugira ngo ubwoko bwawe baryumva, Mana ribakomeze kandi ribahugure abakwiye guhugurwa, maze rigeraho rivana umuntu naho rimugeza. Ndagushimiye ko unshoboza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya 3, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 4. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Imana ishimwe. Uyu munsi turagana ku ijambo rivuga ngo dufite amahirwe yo kuba ubugingo bwacu buhishwe. Dufite amahirwe yo kuba ubugingo bwacu buhishwe. Amahirwe yo kuba ubugingo bwacu buhishwe. Mu muntu uyu ureba, uko wireba cyangwa uko tukubona, umuntu harimo abantu babiri. Niko tubisanga mu rwandiko rw'Abakorinto ba mbere igice cya 15 guhera ku murongo wa 46 kugera ku 52. Arimwe witwa ubutaka, akabamwo n'uw'ijuru. Ndasubiramo, umuntu arimwe w'ubutaka, akabamwo n'uw'ijuru. Noneho mu buryo mu mvugo ya teolojiya akavuga ngo kandi uwo muntu agizwe n'ibice bitatu. Nkuko tuzi ko muri biology agizwe n'umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. No mu buryo bw'umwuka agizwe n'umubiri, umwuka n'ubugingo. Ubwo bugingo mwumvise tuvuzemo hano niyo ndahita se organe, nicyo kintu kiba mu muntu gihishwe kidashobora kuboneka. Donc ubugingo mu muntu, inyama zose umuntu atunze mu mubiri zaboneka, zagaragara mu maradiografi, muri za MRI, muri za scanner. Ingingo zose, inyama z'umuntu atunze mu mubiri we zose zifite ibyuma bizigaragaza. Ariko ubugingo nibwo budapimika, nibwo budapimwa n'icyuma runaka, nibwo utabona mu maraso, nibwo utasanga mu gikororwa, nibwo utabona no mu mutima. Kandi muzi ko ngo ariho buba, niko biri byita, niko ivuga. Ariko mu by'ukuri ntabwo wabubonamo. Umutima, mujye mwumva abantu barwaye umutima bakagenda bakawubaga, umuntu yabazwa umutima, Mana niba bakuraho akahe simbizi, ariko ntabwo bashobora kubona mwaho ubugingo bwabaga. Ubwo bugingo impamvu butaboneka nuko bwinjiye mu muntu mu buryo bw'umwuka, igihe Imana yahumbekeragamo umuntu umwuka w'ubugingo, umuntu akaba ubugingo buzima. Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Icyo gihe Imana yahumekeye umuntu mu mazuru, umwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urumva ni umwuka rero, donc ubugingo ni umwuka. Noneho kuva icyo gihe yamuhumekeramo, nyuma yabwo nibwo Satani yabwangije. Abwangiza ate? Abwangirisha kumucumuza.
abwangirisha kumukoresha amakosa imbere y'Imana, guhemuka ku Mana. Itangiriro mu gice cya 3. Urupfu ruraje kuko icyaha cyari kije. Aho icyaha kiri burya ni urupfu nyine. Kuko by'ibyaha ari urupfu. Icyaha kije, urupfu ruje, umuntu aguma muri ubwo bubata bw'urupfu kuva icyo gihe kugeza Kristo aje. Imana nishimwe cyane. Kugeza Kristo aje. Niyo mpamvu dusomye mu Bakorinto ba mbere 15 umurongo wa 45 haravuga ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Yesu niwe Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Kubera iki? Kuko yaje kureyanima, yaje gusubiza ubugingo muri wa muntu wapfuye yishwe n'ibyaha. Aho tuvuze urupfu rw'ibyaha ntabwo tuba tuvuze urupfu rwo guhamba, uru rupfu umuntu agashyingura. No, ni ugupfa umuntu ahagaze, ni ukugenda umuntu ahagaze n'amaguru y'abiri nta mbasa arwaye, n'amaboko y'abiri nta pararizi, n'amaso ye yombi uko ari abiri, n'amatwi ye yombi, umuntu wese yuzuye ariko ubugingo bwe bwarapfuye. Yesu adufashe cyane. None uwo muntu iyo yakiriye Kristo Yesu, haleluya, iyo yakiriye Yesu muri we aba yongeye yakiriye ubugingo bushya. Mana nishimwe. Kristo akora iki rero? Ndaje gutwumva amagambo cyasobanura. Kristo ikintu akora yica wa muntu wa kera. Mana mfashe turyumvira. Yica wa muntu wa kera w'umusambanyi, w'umunyamujinya, w'intonganya, w'amahane, w'umurozi, w'umugome, usebanya, w'amagambo mabi. Uwo muntu wa kera iyo twakira Kristo, uwo muntu arapfa. Yamara gupfa, Yesu amaze kumwica, uwo muntu agahambanwa na Kristo. Nimva gutya tuze kwibaza se umunyabyaha wese burya arimo kwihana abahambanwa na Kristo, agahambanwa nawe. Bivuga ko Kristo ahora ahambwa. Mu buryo bw'umwuka, iyo turimo kubatiza umuntu wakijijwe, murezi ko umuntu ukijijwe agira inyigisho yiga ahabwa, igihe kikajya kabatizwa mu mazi, kandi ayo mazi agomba kuba ari menshi. Iyo umuntu arimo kubatizwa mu mazi menshi nk'uko na Yesu yabatijwemo, igihe abapasitori tuba tumufite gutya tukavuga ngo mwene data, kubw'ubuhamya bwawe no kwizera kwawe turakubatije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen, tukamukuramo. Ayo mazina uko ari atatu tuyavuga tukimufite gutya, turakubatije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen, tukamubatiza tukamukuramo. Iyo tumukuyemo ni igishushanyo cyo mu buryo bw'umwuka gishushanya ngo apfanye na Kristo, ahambanywe nawe, kandi azuranwe nawe. Niyo rero amagambo twumvise hano avuze ngo igihe dupfana na Kristo tugahambanwa nawe, tukazuranwa nawe, nuko ubwo mwazuranwe nawe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Abantu bakijijwe dufite ubundi buzima, dukwiriye kubaho dushaka ibiri hejuru mu ijuru, atari ibiri mu isi. Barizi ko mushobora kwibaza muti, ariko se ni gute umuntu yaba mu isi? Niho atuye, niho abyarira ku babyeyi, niho yiga ku banyeshuri, none kandi ngo ashake gusa ngo iri mu ijuru? Ndabizi ko abantu mubyibajeje, ariko Yesu yigeze avuga ngo ndabizi ko ibyo mukenera mu isi, ibyo abanyabyaha bakenera mu isi, namwe muba mubikeneye.
nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Biri muri Matayo 6:33. Iri jambo ryo guhoza umutima ku biri hejuru mu ijuru akaba ibyo twifuza, ni ukugira ngo ubugingo bwacu dukumbura aho buri, ngo kuko Kristo niyerekanwa. Ubwo ubugingo bwacu bwahishanwe n'ubwa Kristo niyerekanwa, tuzahera ko twerekananwe nawe turi mu bwiza. Niyo ya mibiri mishya tuzambikwa, tukaruhuka imiruho n'imihati, tukaba bashya, tukajya kuraganwa na Kristo ibyo mu ijuru. Uyu munsi ndashaka kuvuga ko ubugingo bwawe buhishwe rero, buhishwe ahantu mu Mana. Nta muntu wabugeraho wabusangeyo, oya. Satani azakubaza mu bindi byose, umubiri uzababara, uzarwara, urwaze, upfushe, usonze, uzakena, ushobora kuba ufite imyambaro ikwiriye iguhagije nta nayo, ushobora kuba ubuze icyo uha abana, urashonje, ariko ubugingo bwawe burahishwe, buhishwe mu ijuru. Nta muntu wabukurayo, nta wabubona, nta wabuhishura. Niyo mpamvu mwene data uteze amatwi ijambo ry'Imana, ndenda kubwira ngo ujye wirinda ikintu cyatuma utakaza ubugingo, kuko nubwo wumva buhishwe ariko hari impamvu imwe yatuma ubutakaza. Uramutse usubiye mu byaha ubigambiriye, ukagambira ibyaha ukabisubiramo, ushobora kubutakaza. Kuko hano muri Ezekiyeli 33, katuhasome twumve. Umuhanuzi Ezekiyeli ibice byaho 33, twumva uko hatubwira. Umuyaga ntago woroshye ku mpapuro za Bibiliya, urimo uradusumbuwa ariko twahageze. Ezekiyeli 33:12 kumanuka hepfo. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwira ubwoko bwawe uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho no ku munsi azacumura. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiyiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibi byakoze. Mushiki wanjye mwene data, ndagusaba utaziringira ko wamaze guhabwa ubugingo, ko wapfanye na Kristo, ukazuranwa nawe, ko ubugingo buri mu ijuru ku Mana, ukagira ngo ntushobora kububura. Attention, ijambo ratubwiye ngo gukiranuka k'umukiranutsi ntacyo kuzamufasha, ntacyo kuzamumarira ku munsi azasubira mu byaha. Ntacyo bimaze. Ibi ngibi ndabinginze bitume munesha imyigishirize mibi iriho, inyigisho mbi ziriho z'abadayimoni zigisha abantu ko imbabazi twagiriwe n'ubuntu twagiriwe ngo bwadukuyeho ibyaha bya kera n'iby'ubu n'ibizaza. Turacyarwa intambara y'ibyaha. Iyo mpamvu mu nzandiko zandikiwe amatorero uko ari 7, guhera kuri Efeso, Simuruna, Perugame, Tuatira, Sarudi, Filadelfiya na Laodikiya, aya matorero yose, buri torero, buri rwandiko rwasozaga avuga ngo unesha. Mwibwira ko ari kunesha iki? Kuki dusaba kunesha? Mwama tugereza cyane kandi dufashe. Ndabinginze rero bene data, mwitware neza, murinde ikibitanye mwabikijwe, ari cyo bugingo buhoraho. Burahishwe, buhishwe n'ubwa Kristo ahantu mu Mana. Abantu bazi guhisha, bagira ubuhanga mu guhisha, umuntu akaba yaguhisha ikintu kandi mubana mu rugo ntukibone.
aho ni mu rugo. Ndabyibuka muri cya gihe cy'umwaduko w'abazungu, abadage nibo baje imbere, ababiligi n'abandi, ngo hari ibintu bagiye bashyira mu butaka bakabicukurira, bakabibetona, bagashyiraho beto, bakabisigamo. Njya numva ngo uyu munsi wa none ibyo bintu bahishe n'ahangaha cyangwa basize inaha biracyaboneka. Nimwumve namwe nyuma y'imyaka ingana gutya yose, ikinyejana cyararangiye cyangwa se ibinyejana bibiri, ibyo bintu biracyaboneka aho babihishe. Kristo Yesu ubugingo bwawe yarabuhishe. Ndakwinginze ugume muri we, ugumane nawe, utazabutakaza. Imana ikugirire neza kandi guha umugisha. Dusenge Imana, dusengere ijambo twumvise. Mana yacu ishobora byose, gushimira ijambo ryawe. Ubugingo bwacu burahishwe, ubugingo bwacu buhishanywe n'ubwawe Kristo. Ndakwinginze ngo bugumye burindirwe aho ngaho mu ijuru, tubugendana mu nzabya zibumba, ariko turakwinginze ngo turinde ikibi cyose cyatuma tubutakaza, kuko nicyo kintu gikomeye tugendana muri twebwe n'ubugingo. Iyo bupfuye umuntu ntacyo aba amaze. Turakwinginze ngo turinde rero ibyaha n'ibicumuro, ibintu byose byatuma tubutakaza cyangwa tububura. Twaragukoreye, turashaka kuzagira amaherezo meza, tukaza mu ijuru, tugahabwa ubugingo buhoraho, tukabana nawe iteka n'iteka ryose. Nsengeye mushiki wacu na mwene data bari bakurikiye ijambo ryawe, ngo ubagirire neza, ubakomeze. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.